Nyaminga. Kutari kugenda se wowe ntabwo nyine byige ko tubanza dukoreho ibi Abanza narashatse umuzungu ubu izino siporo zawe zazivamo abazungu nibo bahora bashiri babo bari kuri tayi mwana we kompaje oya udupa twagiye abagize gutya ntabwo bihari rero ngo sinanyine igishakamba ariko bikije Rwanda basi kagira inzira wowe ngiye kubibyina nawe igishakamba ariko bikije ngiye kubanza sibyo ngiye kubanza ndebereho ibyo ngiye gukora nawe nibyo bahita ukora sibyo cyane nakurushije aho byina nyine ntabyo nabonye mwereke igera nawe kurubyina kinyarwanda nawe bakwigisha rero biriya bintu kugira ngo sinanyine igishakamba ariko bikije igishakamba yewe uzambaza ibintu byo kuririmba muri korali ibintu byo kubyina cyangwa gukoma amashyi byose ako ibintu byo kubyina ntabyo no muri korali guhagarara naririmba nkaririmbira abantu ako ntabyo ngiye kugukumira amashyi mwari bakina gutya wowe uri kubyina oya ukuntu batera akaguru ntabwo bizi oya ibiro byabaye byinshi ntabwo nibasha kwiterera byiza abantu oya babanza baca ya cyazi nanjye none se urikubye urarambuye uragira urabusanyije turahuje uratora njyewe mu kigali oroshya cara hano mwene reka mwizamure harandi wani hayi umunyenga bora y'uyu munsi turayikora okay nshuti zacu bavandimwe nshuti bakunzi ba televiziyo yacu ubukwe bwacu TV nongeye kubashimira ko muduhora hafi muradushyigikira
njyewe Olivier na shiri wanjye nanjye Nyaminga koko ndakwivuga none hakurya ufite akazina keza nanjye kizungereza Nyaminga tubashimiye ko Madame Olivier tubashimiye ko muduhora hafi mudukunda mukora subscribe ndetse inshuti zakadasohoka murenzaho mugakora share ku ma IG yanyu turabashimira ku bwitange bwanyu kuri buri kimwe bitugaragariza yuko no mu bindi biri imbere muzaba muri hafi yacu kandi twishimiye ko muri abagaciro naho ibindi naho mu kiganiro cy'ubutaha ciao ciao bye kumva kutsumana imbere ya televiziyo kugira ngo nyifatire somo ikibazo